Hari abantu bakorera amafaranga bakayabona mu buryo bworoshye ariko akabanyura mu ntoki nk'amazi. Si uko baba badafite ubushobozi bwo kuyagumana, ahubwo ni uko bagura ibintu bimwe na bimwe bitari ngombwa cyane mu buzima, bigatwara amafaranga yabo buhoro buhoro. Uyu munsi ntitugiye kuvuga uburyo bwo kubona amafaranga menshi gusa, ahubwo tugiye kuvuga ibintu dutakazamo amafaranga bitari ngombwa cyane mu buzima, ariko bikadusiga dukennye bucece. Niba wari ugeze kwibaza ibibazo ufite, ikibazo cya mbere: kuko nakoze cyane ngasohora amafaranga menshi ariko ntinizigame? Ikibazo cya kabiri: kuko buri kwezi mpomba, ugasanga buri kwezi iyo urebye neza amafaranga menshi watakaje gusa aruta amafaranga menshi winjije? Ikibazo cya gatatu: kuko abandi batekereje ejo hazaza njye nkakomeza kubaho mu buryo budatera imbere? Iyi video iragusubiza neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 9 umuntu wese akwiriye kugabanya cyangwa se kureka kugura niba ushaka gukomeza gutera imbere mu by'amafaranga. Ntugire aho ujya, wumve neza iyi video. Nkagusaba gukanda subscribe ndetse na like kugira ngo ukomeze kudushyigikira, kandi witegure neza guhindura imyumvire yawe y'amafaranga. Ikintu cya mbere: kugura telefone ihenze udakeneye kugira ngo ugaragare neza, cyangwa se cyo kwita luxury phones. Telefone ni igikoresho cyo koroshya itumanaho n'akazi, ariko abantu benshi bayihindura igikoresho cyo kugaragaza urwego bariho aho kuyifata nk'igikoresho cy'akazi. Ikibazo si ukugura telefone nziza, ahubwo ikibazo ni ukuyigura irenze ubushobozi bwawe, ukayifata ku nguzanyo cyangwa se amafaranga wagombaga kuzigama no gukemuza ibyo ukeneye cyane mu buzima bwawe. Telefone ihenze igabanuka cyangwa se igenda itakaza agaciro vuba cyane. Uyu munsi igura menshi, mu mezi make ikaba yatakaje igiciro yari ifite kandi nta kintu yakwinjirije. Urugero: umuntu uhembwa make agura telefone ifite agaciro k'umushahara ahembwa k'amezi 6 y'umushahara we, akayikoresha gusa mu bintu bitamufitiye akamaro, mu gihe yakagombye kuba imwinjiriza ikamuteza imbere. Yego, bose si uko bameze. Hari abayigura bakabona inyungu inarenze agaciro bayiguze cyane kurusha uko bayikoresha mu bintu bitabafitiye inyungu. Abantu bakennye bagura ibintu bigabanuka agaciro, ariko abakire bo bagura ibintu byinjiza amafaranga bashoye. Ikintu cya kabiri: kugura imyenda myinshi idakenewe cyangwa se cyo kwita overshopping clothes. Imyenda si ikibazo, ariko imyenda irenze izo ukeneye ni igihombo. Abantu bagura kubera fashion trends cyangwa kugira ngo batagaragara inshuro ebyiri bambaye ikintu kimwe. Ibintu bituma amafaranga agenda ku bintu bidafite icyo byongera ku buzima bw'ejo hazaza. Akenshi usanga hari imyenda itarambikwaho n'igiciro na kimwe, ariko ugasanga ibiciro byayo byagiye biramanuka, ugasanga umuntu yagiye abitakazaho amafaranga bikamusiga mu gihombo, ndetse n'amafaranga yakagombye kwizigama nayo yayatakaje mu kugura imyenda. Urugero: ufite imyenda yuzuye mu kabati, hakabaho n'indi ubitsemo ukaba utari wazambaraho na rimwe, ariko buri kwezi ugura indi mishyashya. Ndagira ngo nkubwire ko icyo gihe urimo uratakaza amafaranga menshi ariko utazagarura vuba. Yego, kwambara nta muntu byanga, ariko kwambara mu rugero, ugire n'amafaranga wizigamira. Umutunzi nyakuri ni ugenzura ibyo akeneye, si ugenzwa n'ibyo ashaka. Ikintu cya gatatu: kurya hanze buri munsi ukirengagiza mu rugo. Eating out frequently. Kurya hanze rimwe na rimwe ni byiza, ariko kubigira umuco wa buri munsi ni kimwe mu bintu bitera kugabanya amafaranga menshi winjiza. Iyo ugereranyiza igiciro cy'ifunguro wariye hanze n'icyo watetse mu rugo iwawe, usanga hari itandukaniro rinini. Amafaranga agenda mu mafunguro yo hanze agenda bucece, ariko iyo ugeze ku mpera z'ukwezi ntusigare ufite icyo kuzigama. Nyuma yaho inzara irakurya, ugasanga wabuze amafaranga yo gukomeza kwiteza imbere ndetse no gukomeza kugira ngo ukomeze kubaho neza mu buzima bwawe. Urugero: amafaranga ukoresha ku mafunguro yo hanze mu cyumweru ashobora kugutegurira ifunguro ry'iminsi 7 mu rugo rwawe. Ikintu cya kane: kugura inzoga nyinshi n'ibindi byishimo. Kugura inzoga n'ibindi byishimo bifata amafaranga menshi, ariko ntibisiga inyungu irambye. Ikibazo si ukunywa, ikibazo ni ukubigira
icyihutirwa kurusha ibikugirira akamaro mu buzima bwawe. Amafaranga agenda mu byishimo byinshi, ayo menshi watakaje ashobora kuba ariyo yakagufasha gutangira bizinesi, kuzigama cyangwa se kwiga ikindi kintu gishasha cyaguteza imbere. Urugero, buri wikendi ugasanga amafaranga wayajyanye mu kabari ariko ukwezi kukarangira nta n'amake wazigamye, bikagutera kwibaza uko andi azaboneka, nyamara ayo wari ufite wayatakaje mu bintu bitagufitiye agaciro. Ibyishimo bidafite igenamigambi bitwara ejo hazaza. Abahanga mu mitekerereze. Mbere y'uko turebera ikindi kintu cya gatanu, kakwibutsa gukanda subscribe nimba utayikanze, hamwe na like kugira ngo ukomeze kudushyigikira. Ikintu cya gatanu, gukina betting n'indi mikino y'amahirwe. Betting iguha icyizere cy'amafaranga yihuse, ariko ikakujana ubwenge kugira ngo ukomeze kuyibandamo cyane. Abantu benshi bibwira ko bazatsinda, ariko sisitemu iba yubakiwe kugutuma abantu benshi batsindwa. Amafaranga ajya muri betting agenda mu mwobo udafite umupaka. Urugero, umuntu ahora yongeramo amafaranga ngo agarure ayo yatakaje, bikarangira atakaje menshi kurushaho. Betting ni kimwe mu bintu bihombya cyangwa se bigatwara amafaranga y'umuntu kandi atari make. Amahirwe ya betting si strategy yo gukira, ahubwo ni amahirwe yo kuguhombya gusa. Ikintu cya gatandatu, kugura kubera bamamaje cyangwa se ikintu batanzeho poromosiyo. Impulsive buying. Kwamamaza cyangwa se poromosiyo bigenewe gutuma ugura vuba utatekereje kandi utanateguye, bigatuma usohora amafaranga menshi utateganyaga mu bintu wateguye. Ikintu kitari ngombwa ntikigira umumaro niyo cyaba cyagabanyutseho 50%. Poromosiyo ikiza umucuruzi cyangwa se uwamamaza, si wowe ukiza, ahubwo ituma ugura ibyo utateguye. Urugero, kugura igikoresho utari ukeneye kubera ngo yuko cyagabanyutseho igiciro cyangwa se yuko bari kucyamamaza cyane, bituma usohora amafaranga menshi. Ijambo ry'ubwenge. Ikintu utari ukeneye ku giciro gisanzwe ntikiba kigikenewe no ku giciro gitoya. Ikintu cya karindwi, kugura imodoka ihenze idahuye n'ubushobozi ufite. Imodoka ni igikoresho, si ikimenyetso cy'ubukire. Imodoka ihenze itwara amafaranga mu kuyigura, kuyisana, lisansi ndetse n'ubwishingizi. Ugasanga iyo wayiguze mu buryo bwo kwishimisha birangira iguhombeje, ugasanga uri kuyitakazamo amafaranga menshi. Urugero, umushahara wose ujya mu gutanga cyangwa se mu kujyana mu kugura imodoka, ntusigare ufite ayo kwizigama, bituma imodoka igusubiza inyuma mu buryo bugaragara cyangwa se butagaragara. Imodoka nziza ni igusiga ufite amafaranga, si ituma utakaza amafaranga menshi mu buryo utateguye. Ikintu cya munani, kugura ukoresheje amadeni ku bintu bitinjiza. Ideni ku kintu kitinjiza ni umutwaro munini cyane, bituma ukoresha ejo hazaza hawe hagamije kwishyura ibyahise. Urugero, gufata inguzanyo ari uko ugiye kugura ibintu udakeneye cyane, ibyo bituma usohora amafaranga menshi utateguye. Ideni ryo kwishimisha ni igifungo cy'ubukungu. Ikintu cya 9 ari nacyo cya nyuma, kugura ikintu ngo wigane abandi. Kwigana ubuzima bw'abandi ni imwe mu mpamvu zikomeye cyane z'ubukene. Ubushobozi buratandukanye, n'inshingano ziratandukanye. Iyo ukoze ibintu ariko wiganya abandi, ibyo biraguhombya, ugatakaza amafaranga menshi cyane mu buzima bwawe utatekerezaga. Urugero, kugura ibyo inshuti yawe yaguze utarebye uko yinjiza, ubwo ni umubare mubi kandi binakujana mu gihombo. Guhatana ni ugukoresha amafaranga, ni intambara idafite uri butsinde muri iryo hangana. Iyo wize kureka kugura ibidafite umumaro cyangwa ibitari ngombwa mu buzima bwawe, uba utangiye kwigenga mu by'amafaranga. Amafaranga akora neza iyo agenzuwe, kandi iyo utateguye cyangwa utayagenzuye neza aragenda akakuvaho. Nimba utakanze subscribe, yikande hamwe na like. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, andikaho muri comment, kandi wibuke kugenzura neza uburyo bw'amafaranga yawe.
turabashimiye. Ese weho urabona ibi bintu ari ngombwa? Nimba atari ngombwa cyane andika aho hasi muri komenti ikintu nawe ugiye kureka kugura cyane mu buzima, kandi wibande ku bintu byaguteza imbere mu bintu by'ubukungu ndetse mu bintu bizaguteza imbere mu gihe kizaza.